nahoze mvuga ngo Tonzi ni mukuru Aime bashobora kuba bavukana ku myaka kabisa. Hari indirimbo ya kera kuri televiziyo y'u Rwanda yabaga iriho saa 11 menya rero apatanya amasaha. Ihutse imbabazi ze ihutse muririmbe abo kumera z'isi bati koko bati koko. Ladies and gentlemen, amashyi cyane twakire Aime, Bishop Aime in the house. Mana muko wafashaga momechewe he umuyaga wishu DJ. Amashyi cyane kuri Aime Uwimana aka Bishop. Aime umeze neza? Ni amahoro kabisa. Uzuko ni gutyo uvuga? Nuko nguka. Ukaririmba gute zigende kumva ijwi? Narinzi ko wogoza uri kuvuga. Muririmbira Uwiteka indirimbo nshya kuko aje. Ntago muri kumfasha reka mbe ndetse. Muri kumfasha. Iyo ndirimbo turaza kuririmba tuzamuye amatara twese, sibyo? Sibyo? Reka tubanze tumubaze. Aime watangiye umuziki ryari? Natangiye muri 94 93 Watangiye muri 94 93 Wawutangiriye he? Wari ukiri umunyeshuri? Yego, i Burundi. Bujumbura. Yego. Abantu babaye i Burundi mukoma amashyi yumve ko wawutangiriye i Burundi. Yego. Ni ibintu ababyeyi bari bashyigikiye? Icyo gihe kwari kuri muri chorale bisanzwe. So ntabwo byari ibintu birebire. Tukuzi ku izina rya Bishop Aime. Izina Bishop riva he? Izina Bishop ni umuntu twakoranaga ino muri worship team. Yakoraga sound. Noneho rimwe abwira pastor wacu aho nasengeraga aramubwira ngo uyu ni Bishop wacu. So pastor itampamagara ngo Bishop. Guhera ubwo sinzi ukuntu byagenze sanga ahantu hose ryahakwiriye. Uhita witwa Bishop. Yego. Amashyi cyane kuri Bishop Aime. Aime urumwe mu bahanzi b'abahanga dufite muri gospel. Urakoze. Abantu bakora gospel bagakora music ku mpamvu zitandukanye. Hari abajya mu muziki wa gospel bakahita buvamo ngo nta mafaranga arimo, baba bahari. Niki gituma ukora gospel? Niki cyatumye uhitamo gukora gospel? Okay, navuga mbere na mbere biterwa naho umuntu yahagurukiye. Kuko cyangwa se intego wahagurutse ufite. Muri kiriya gihe cyacu ntago byari byoroshye ko wanatekereza amafaranga. Cyangwa ko wabaho ukora music. Ngira ngo nyuma gato dutangiye no gusohora ama CD, ama cassette. Ndavuga muri monde yacu ya kirokore. Ama cassette. Bavugaga ko hari n'ugiye bashaka kugurisha CD bakavuga ngo uragurisha ubutumwa bwiza. So ntibyari byoroshye gukora umuziki wumva ko wakubeshaho. Ariko nibazwa kutamenya. So ariko ibyo nanone bikongera byarafashije giye ku ruhande rwanjye n'abakoze icyo gihe ko umuntu yabijyagamo mbere na mbere akora ko bikunze ubundi akabijyamo kubera ko umaze kubikunda nyuma ukamenya ko ari umuhamagaro n'impano. So ukabikora ubikunze kurenza ibindi byose. Sibyo amafaranga bitangira kuza nyuma bitagifiteho ubutware cyane. Ariko naravuga ko ari na byiza guhagurukira aho ngaho na quoting ikintu umuntu yavuze nsanga nicyo. Umuntu yitwa Dr. Miles Monroe yaravuze ngo kandi asanze ari cyo ravuga ngo ntugahaguruke utekereza success. Ujye gukora ikintu sino muri mukuririmba cyangwa ikintu cyari cyo cyose. Ntugahaguruka utekereza amafaranga cyangwa success. Uhaguruka utekereza gukora ikintu cyiza kikurimo kandi ukinoze.
kuko ibindi ni ugusarura. Gahunda ni ukunoza iki? Umurimo. Mubikomera amashyi menshi cyane. Muri gospel ni izihe mbogamizi umuhanzi wa gospel ahura nazo muri sosiyete? Navuga mbere na mbere ko ari nk'izagiye zivugwa, mbere na mbere naziko ari muri rusange. Iziyongeyeho maybe muri gospel ni zijyanye n'imyemerere. Hari gusanga hari imbogamizi nyinshi zijyanye na doctrine ntajyamo cyane, ariko izindi ni rusange. Izindi ni rusange. Nihe nama wagira umujene none ahangaha uri gutangira muri gospel? Expecting iki? Kubera ko experience ufite gura 94 kuzamura, nihe nama wamugira? Ni ibihe bintu agomba niziye muri rusange ni iki kintu agomba gukora, ni iki agomba kwirinda? Inama nagira umuntu wese ushaka kubitangira cyangwa kubijyamo cyangwa birimo, nuko nicyo nari mvuze nawe uhagurukiye. Ntabwo umuntu yarakwiye guhaguruka avuga ngo societe irampiki cyangwa isi irampiki. Ahubwo yagombye guhaguruka avuga ngo nzaniye iki societe yanjye cyangwa nzaniye iki isi yanjye, kuko buryo icyo tubiba nicyo dusarura. So nukuvuga ngo umuntu yakagombye kuza avuga ngo nzanye iki, niki cy'umwihariko nzanye muri societe yanjye cyangwa mu isi yanjye, kuko icyo ngicyo cyitayeho nicyo gishobora kuzana umusaruro nyuma. Ariko iyo umuntu atangiye atekereza ku nyungu cyangwa ku cyo azabona nyuma, hari ubwo byica akazi k'ubu ngubu. Amashyo cyane kuri Bishop Aime. Aime uri umubyeyi. Yego. Mu bana bawe havuyemo umwana agakora umuziki ariko utari uwa gospel, wamushyigikira? Icya mbere yuko umwana wanjye ntabwo dupfana ibyo akora mbere na mbere. Cyangwa umubyeyi n'umwana ntibapfana ibyo umwana akora. Umwana wanjye ni isano n'iry'amaraso. Dupfana ko ndi papa we akaba umwana wanjye. Ni ukuvuga ngo ibindi byose biza nyuma. Bivuze ngo rero yego sinamwankuraje mu kintu mbona cyari cyo cyose kitari cyiza, ariko kandi sinamurekura ukuboko. Numva ariko nasubiza. Aime ni umusirimu. Wakiriye agakiza ryari? 93. Kari karaje? Kari karaje abantu bazi? Hano tuba turi mu Rwenya. Ni ikihe kintu cyakubayeho muri kariyeri yawe ujya wibuka ugaseka? Ntangira kuririmba nyine muri 94 itangira, narimbanye na mama muri korali imwe. Oya, twakunda hari ukuntu kira twasabaga indirimbo imbere. Isi ubu ngubu ngira ngo ntibikibaho, sinza gushaka usanga haraho bikiba simbizi. Mukavuga ati turashaka gushima Imana, mukamwategura indirimbo muri buririmbe. None ngeze imbere y'abantu narabikundaga, ariko numva ngize ubwoba. Nari nkiri muto, urumva 94, sinari muto cyane, ariko nivuga mbere nayo mbigiyemo. Noneho ntangiye kuririmba ngira ubwoba, amata maratitira kwa kumva nyine kumva umunwa ntiri gufatana, ukumva ururimi ntiri gusohoka. Nicyo kintu navuga cyansekeje. Waragiye neza biranga. Ariko nyuma biza gukunda, mama ntera courage, nyine turayiririmba birakunda. Indirimbo wahimbye bwa mbere urayibuka? Ntabwo nayibuka. Wigeze uririmbaho muri korali y'abana? Oya, umva ntangira gusenga nari nkuzemo, ntabwo nari kujya mu bana. Ubu ntabwo wigeze uririmbaho amakorasi? Aya mu bana oya. Ako si ijwi ryiza ugira, waririmba amakorasi bigakundara cyane. Hari ikibazo nkunda kubaza abantu cyane. Ngakubaza umuntu ngo yakiriye agakiza ryari, ariko mu by'ukuri ari igihe umuntu atabazi agakiza ugasobanura gute wowe? Ni ikibazo cyiza. Agakiza ngasobanura cyangwa se navuga ko agakiza ni ukumenya ko wakijijwe. Icya mbere ni ukumenya umurimo Kristo yakoze ku musaraba, umurimo Kristo yakoze mu kudupfira no mu kutuzukira. Niho navuga amagambo make, ni umurimo Kristo yakoze aducungura. So agakiza ni ukumenya umurimo Kristo yakoze n'icyo ufite n'icyo umaze ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo niba Kristo yarancunguye, Kristo gucungura bisobanuye gusubiza
cyangwa navuga ngo ni ugusubiza ikintu uko cyari kimeze mu mwimerere. Cyangwa taking back to the original state. Nkuvuga ngo gusubiza umuntu cyangwa ikintu uko cyari kimeze mbere. Kera Adamu ataracumura, Adamu wa mbere, abantu basabanaga n'Imana bafite umudendezo. Imana yarabwiye Adamu ngo aratwara ibyaremwe byose, umuntu ari umutware. So umuntu acumuye, twese abantu bose bahinduka abanyabyaha kubera Adamu gusa. Ubwo niko mu Baroma ibice 5 mu 18 havuga. Ariko noneho akongera akavuga ngo kubwo umuntu umwe nanone Adamu wa kabiri ari we Kristo, abamwizeye bose batsindishirijwe nawe. No kuvuga ngo ni ukwizera uwo murimo wabaye uwo Kristo yakoze. Aho yewe nawe twaracireho iteka, ariko kubwo kwizera Kristo, kwizera umurimo Kristo yakoze, tugahinduka abatsindiko. Twese twaratsindishirijwe, ariko habura kubyakira. Ni mpamvu nkundi kukunda kubaza ngo wakiriye ryari. Kwakira nicyo tuba dukeneye. Naho ubundi agakiza ni ukumenya icyo Kristo yakoze. Kristo yadusubije mu busabane, yadusubije mu butware bwacu, yadusubije mu buzima twagomba kuba turimo mbere. Ariko ikibura ni ukubwakira, kwakira Kristo kugira ngo abe ubuzima, noneho umuntu agendane nawe. Agakiza rero kuri jyewe nicyo. Amashyi cyane kuri Bishop. Amen. Ndashaka ko duhaguruka tukaririmba n'iriya ndirimbo rero. Mwese kira ndirimbo ni igihugu cyacu. Si murabizi? Muhaguruke sasa. Amatoroshi yanyu madufasha atuyobore muri iyi ndirimbo. Amatoroshi nyabone. Tuyiririmbe nta byuma. Tubanze tuyiririmbe amajwi yacu, sibyo? Amajwi nibyo byiza. Amajwi nibyo byiza. Ubwo umuntu wegeranye n'umuntu uririmba nkanjye yihangane akurikire hano imbere. Amatoroshi yanyu ari hehe? Twagiye. Muririmbira Uwiteka indirimbo nshya, kuko aje gukora ibitangaza mu gihugu cyacu. Ikiganza cye cy'iburyo turirimbe n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza ku Rwanda. Yibutse imbabazi ze, yibutse umurava we, abigirira igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abo ku mpera z'isi bose babonye agakiza bati u Rwanda rufi bati koko u Rwanda Banyarwanda mwese muhaguruke turiri, dore Uwiteka aje kutumara agahinda, adukuye w'ibya muze tumusange araturu. Ongera uti Banyarwanda mwe muhaguruke, dore Uwiteka muze tumusanganire, muze nijwi ry'impu, yemwe misozi mwese namwe. Yibutse yibutse umurava we, abigirira
Oh, abo kumerazi babonge bati ate koko Rwanda rufite mana. Amashyi cyane kuri Bishop Aime wakoze cyane kutuganiriza. Nago baza? Okay, mwiyicarire nta kibazo. Samsung 250, where you find it all. Telecommunications, original phones, top electronics, Samsung and iPhone. Samsung 250, we've got your accessories. Samsung 250, where you get the best, yeah. Samsung 250 we get whatever. Muraho neza. Uyu munsi reka mureke abari wewe introducing. Muraho neza. Okay, murakoze, nitwa Ariane, nkaba ndi umukozi wa Samsung. Nje na mpano mfite. Impano niyo kwamamaza nicyo cyanzanye. So murakoze, turashimira cyane abantu bodarinze iPhone 17 zikaba zageze mu Rwanda. Rero turashimira cyane abazibonye n'abari kodaringa, tukaba tubashishikariza cyane abakobwa. Let's shine. Karibu cyane. Ngiyi ndayifite, wa mbere uyishaka nambwire anteze imbere. Murakoze. Okay, mbere yuko uyu nguyu niwe ufite impano irenze izindi, nubwo umubona yiturije ariko afite impano zirenze araza kutwereka impano afite yo gukora utuntu tw'ubwenge. Ariko mbere yuko abigeraho, hari telefone Ariane afite, nayizane tuyibereke. Abantu benshi iyi telefone bayumva nyine iPhone 17 Pro Max. Ntago mwari muzi ko yageze mu Rwanda. Yavugaga ko dushimira abantu bakoze pre-order, baratumye donc gutwara zizanye barazifashe. Ubu noneho ibisigaye ni cash. Kuzana amafaranga ugafata telefone nyine turagera ngo tubike ihari physique muri Samsung 250. Hanyuma nanone ndi kumwe na sister wacu nawe Tesi. Reka twereke telefone afite. Iyi ni ya telefone ishobora gufodinga. Wenda kugira ngo tubyoroshye reka tunayifungure tuyibereke. Hari abantu bajya bavuga ngo ariko ngo zira ni telefone. Oya, iyi ni telefone byanyabyo. Iyi ngiyi ni telefone donc ushobora kuzinga nziza cyane, bayita Ford, nayo irahari. Hanyuma kuri iPhone 17 Pro Max, wenda hari abantu bari kwibaza ngo yaraje yazanye n'iki. Ni telefone yazanye agashya ko kubishobora gufata video ku bantu bari imbere n'abantu bari inyuma. Donc ngiye nshobora kuvuga ibintu iri kumfata video, nawe ikabiri kugufata video. Audience nuri kuvuga ikabishobora kubifatira icyarimwe kuri megapixel 48. Ako na agashya ka iPhone 17 Pro Max. Nkuko mwari mumenyereye ubundi hasokaga iyo bavuga ngo hasohotse iPhone, mwumvaga iPhone Standard, Pro na Pro Max. Si bice bitatu. Ubu rero iPhone kuri iki cyiciro turiho cya iPhone 17 hasohotse iPhone Standard. Ubwo nyine ni iPhone gusa, imwe ikunda kugira kamera ebyiri, hakaza Pro, hakaza na Pro Max, hanyuma hakaza na iPhone 17 Air, gato cyane kari slim, gafite amagarama make, kagasirimu kagezweho. Rero icyo nababwira mu magambo make, Samsung 250 duhari ku bwanyu. Ubu muri iyi nzu harimo abantu bafite Samsung na iPhone, abenshi ni hafi ya bose gusa. Mwikomere ku mashyi, tubahaye ikaze. Murabona product hano na product hano, wagura iyo ushaka, ni uburenganzira. Ubwo ni iPhone na Samsung nizo mvuga. Murakaza neza muri Samsung 250. Thank you so much. Ngoma arashaka? Never change a word that I'm not